दूर दूर से बातें थी, दूर दूर से बातें थी, दूर दूर जा हम में या है नहीं खाचा tuna tulai benike tuna tulai banima tugushimira yuko de ya heme kancha tuna tulai benike tuna tulai banima ese kuri gutinya jurebana hana ariko tugushimira yuko de ya heme kancha gutinaga hay nakandi guti guti bamba gatulahi guti bamba gatulahi guti bamba nakunehi nagutila it's a part of me, it's a part of me, it's a part in kunku, it's a part of me hey. muri iyi minsi mwitonde nge mfite ubwoba ndikubona uyu mwaka nawo ndarangiza uyu mwaka tutangiye nabi aho tuba kubona kufasana abantu bari gupfa bro nsigaye mbona rwose isi yarahindutse abantu babaye abagome nta muntu umukecuru ntagikunda umwuzukuru we umuntu asigaye yica mwene nyina babaye bagaheni na bere uzi kwica muri umuntu wawe muvukana mwasangiye ibere my friend ikibazo gikomeye abantu barahindutse umuntu ntagitinya kuguhemukira rwose ukuvuga hari ahantu tugomba kuhatwika rwose Genesis Comedy yakamwana contre Nzovuste hari ahantu hagomba gushya abantu rwose muze muri benshi Genesis Comedy kabisa tubashimishe tubaye ibyishimo tugusepera Sabino Prince ntabwo igitaramo kizaba bakakura igitaramo oya ntabwo nzabakora nka bimwe bya debeni rwose debeni adutumira tukinywera agacupa tukavisa utankaraba wa mukomboye mwana ariko muzajya gukira igiti faranga uri kunkaraba ntabwo uzi ko mfite fiance muri iyi minsi ariko areka kunsigaye amatunda utaneza fanditiye ubwo tena baravuga ngo ngewe yakoze uri kugenda uyandambika umukizaza nagura amarira yacu yose tuzanezererwe igihugu yadusezeranije ku musarabi Gorigota haturukiri baryiza twahanywereye amazi meza amazi y'ubugingo yes reka nongera mbasuze kandi mbahereze ikaze mbashimire cyane by'umwihariko wakoze subscribe nawe turi ko nkubwire ngo n'umwe ukore ujye ubona natwe mu biganiro bigiye bitandukanye iyi ni yawe TV none niyo tugarutseho tukaba tubanje kwakira umuntu hano musanga umenyereye bita inde Yaka Mwana official sendirerwa mbabwira ubusi uyu munsi ndababeshya ngo ikinone banze bahereze ikaze nyuma y'igihe kirekire tutarimo turagaragara kuri uyu murongo tutarimo turakora ariko tukaba twaje ongera waduhera ikaze ubundi tunabwire ko ibishya bigiye kuza ari byinshi cyane. Asante sana nashukuru sana ndabashimiye cyane muri rusange ariko gusa muri iyi minsi mwitonde nge mfite ubwoba ndikubona uyu mwaka nawo ndarangiza kubera iki se kandi seriye pe yakabaye iki ari ahantu nageze nimugoroba hari umudamu yaratwite niba nafite inda rwose igiza niba baramurangaranye niba byaragenze gusa bamujyanye CHK baramubaga bamaze kumubaga umwana bamukuramo umwana bamuzima nyina arapfa yala pore kuri uwo muryango pore kuri uwo muryango kobwa mwiza rwose nibyo byaguteye ubwoba se oya muri iyi minsi hari ibintu biri ko muri Kongo abantu bari gupfa ejo bundi babonye impanuka yabaye hari ahirya ngo niba ari abantu hafi 20 hari kukamutwa na tubiri ebaza ibi bintu biteye ubwoba kabisa kuna abantu bari gupfa muri iyi minsi none muri Kongo bari no kubaryamo mu burushete muri Kongo bari kurya abantu ni bani bari kubarya
ni wazalendo, ni FARDC, ni FDLR, ni bande? Ni wazalendo. Ese ubundi reka womenyereye ibya hariya wazalendo ubundi itandukanye na FARDC? ni ukuvuga ngo wazalendo ni za nsoresore zo muri karite. nk'uko urabona kera hano mu Rwanda habagaho abasirikare ba leta, hakabaho n'interahamwe. Wazalendo rero ni nk'interahamwe. Ubwo ni interahamwe zo muri DRC. Ni ukuvuga ngo wazalendo wabafatanya interahamwe ya mitwe yindi ibikorana na leta, ariko ari imitwe y'insoresore ziri aho ngaho nyine z'amabanda ari aho ngaho, za nsoresore zo muri karitiye. niko wazalendo bameze. Bumva ngo ni abamayimayi. Ko muri Kongo hari imitwe myinshi, hari ba mayimayi, hari abitwa ba Nyatura, hari na Nyatura ze. Muri izo zose umutwe ukomeye bari uwuhe ubusanzwe? Ni ukuvuga ngo umutwe wa leta ni FARDC. Ndavuga niyo mitwe yindira aho ngaho ibigenda nk'izo za wazalendo za Nyatura, ukomeye ni uwuhe? Ukomeye ni M23. Kuko M23 niyo yigumiye kuri leta. Abari aba 23 force. Iyo niyo nanabagamo ngiye. Kubundi twatangiye twitwa RCD. RCD vaho tujya muri CNDP. CNDP ivuyeho niyo narasiwemo ahita ihinduka iki M23. M23. Okay. Ariko M23 yagiyeho ngiyewe naratashye. Yakambere ko dukomeza ikiganiro, reka manze mabwire n'inkuru nziza ku bungu dufite umuterankunga witwa Pretty Makeup Kigali. Ukusa ni kugaragara, ukugaragara ni nako gaciro kawe, gusa neza kwawe tubyitayeho. Nutekereza umuntu usa neza uzumva wanyuze muri Pretty Makeup Kigali. Ngwino tugukorere makeup isobanuye ubwiza bwawe, tugukorere inzara zisa neza, tugukorere facial, tugukorere waxing. Nitwe bambere dutera tatu ndetse n'ingohe zawe zigasa neza cyane. Twitwa Pretty Makeup Kigali. Dukorera Gisimenti mu nyubako ya Ikaze House muri floor ya mbere. Uretse ko twanagusanga huri mu birori bitandukanye, duhamagare cyangwa utwandikire kuri nimero ubona kuri ekra yawe. Pretty Makeup Kigali. Pretty Makeup Kigali. Ego. Bakora ibijyanye n'ubwiza, ibintu bijyanye no gutunganya umuntu, ka makeup kameze neza, bagakugira mwiza neza. Ariko umuntu baza kugenda bakorera ka fashion. Ngewe Oya. Yewe ibyo wapi ibyo ni iby'abagore ni iby'inkumi. Oya, fashion ntago ari abagore. Nawe bagutunganya. Para kukumakiye. Kugutunganya uruhu ubundi ukamera neza. Batoto bakaze cyane. Ko ntabwiza nkeneye rako ngewe iminsi iri kunsiga. Asiri gusiga gute? Nsirangaye. Ejo no ikiganiro cyawe urimo uravuga ati vuba hangana nakubita ikintu bita umwana mwishuka nza n'umugore ndongore. None uragira uti ndumva nihebye. Wabaye iki? Oya ntago nge ndi kwiheba gusa. Umugore warahari gusa ari ibintu ndi kugenda mbona ebana nkabona ibintu rwose uyu mwaka tutangiye nabi. Batuma kubona kufasana abantu bari gupfa bro. Muri gupfa cyane ejo ndi manuka. Yarabaye hari abantu 20 direct. None ikintu cyanangaje. Ambulance yaje gufata barokotse kuko impanuka yarabaye abantu barapfa. Ambulance ije gutwara bari kureba mwiki abagifite abagihumeka. Ambulance imaze kubapakira bari bakiri guhumeka. Ambulance nayo iragenda itikora accident. Niko byagenze se burya? Bari bose barahuka. Niko byagenze? Kwima. Bara nageze ejo bundi arega nayo nagiye Rubavu. Niyo bisi yamanutse. Muri hafi ngo niba ari kilometero nk'eshatu. Nk'eshatu. Ibane yibarangura gutya. Abantu bapfuye nabi. Yakaye kadusenge. Abantu gusenga. Cyangwa se uzabishobora gusenga? Twihanganisha bara abantu babuze imiryango yabo rwose. Bihangane kabisa. Iyo ubonye ibintu nk'ibyo ngibyo uravuga ati ndabona ibintu bikomeye, wumva ingamba bafata rezi ku giti cyawe. Bafata nizi to die is to die, gupfa n'ugupfa. Ya burya aryo muravuga ati umwanya muto usigaye reka ngukoresha nihana ibyaha nsenga Imana. Wowe nta gahunda yo kwihana ufite kugira ngo wigereze Imana? Ngo kwihana umuntu yakwihana ariko se urihana n'ubundi kwari hahandi. Ntiyanditse gute? Gute se?
ntabwo ushaka kujya mu ijuru se? mu ijuru mu ijuru kujyayo keretse ni imana yonyine nizatwijyanira mu ijuru, naho twebwe nta bubasha dufite, nta bushobozi dufite buva none se n'abapasiteri babaye abanyabyaha, abapadiri babaye indaya, abapasiteri babaye indangamiro, mwese urumva ni bande bazajya mu ijuru koko? Abantu basigaye barya abandi. Njyewe nsigaye mbona rwose isi yarahindutse, abantu babaye abagome, nta muntu, umukecuru ntagikunda umwuzukuru we, umuntu asigaye yica mwene nyina, babaye ba Gahini na Beri. Uzi kwica muri umuntu wawe muvukana mwasangiye ibere my friend. Ni ikibazo gikomeye. Abantu barahindutse. Umuntu ntagitinya kuguhemukira rwose. Umuntu araguhemukira rwose, ibana kanigamba ati ngiyewe rwose namutunganyije. Neza neza. Abantu barahindutse, nta bumuntu bugihari. Yaka nkoguhereza nk'uburenganzira bwo kujya bavuga ngo reka abantu mpindura ibintu byose. Ubwo bushobozi ukaba bufite, wahera ku cyo uhindura? Ubwo bushobozi ntabwo nabona. Nyine tusipoze ko ubugize. Abantu b'iki gihe ni ukuri kw'Imana. Ntago wabahindura nacyo wabahindura, ahubwo bo barihinduye, barahindutse. Neza neza. Abantu bari abakera. Urabona kera hari abantu bagiraga imwe, nkatwe twagiye turerwa n'abantu tutazi. Nkanjye nakuriye muri Orphelina, nderwa n'abantu ntazi. Ababyeyi banjye bapfuye mfite hafi imyaka 9. Karumuna kanjye kankurikira kari gafite amezi 5. Karezwe na bibero. Turerwa n'abantu tutazi kuko kera hari abantu bari bafite imitima myiza. Umuntu akaza akagufita rwose, uri mu muhanda akakujyana iwe, akakurera, akagushyira mu bana be. Abantu bari bagifite umutima. Ariko ubu ngubu rwose urabona, ureba abana bari mu muhanda. Orphelina barazifunze, nta Orphelina zikibaho. Nsigaye mbona iyi si rwose sinzi icyerekezo irimo kabisa. Ntabwo ukibona? Sinzi kabisa. Abantu babaye abagome, nta muntu ukigira impuhwe, ubu umuntu bwabavuyemo. Ibaze. Nyatari nuko rero Yakamwana ejo mubona gutya tubona tugeze kuri afishe ya Genesis Comedy. Bimeze bite ko hahiye mbere yuko igitaramo kiba? Nukuvuga hari ahantu tugomba kuhatwika rwose Genesis Comedy, Yakamwana contre Nzovuste. Hari ahantu hagomba gushya. Abantu rwose muze muri benshi, Genesis Comedy kabisa, tubashimishe tubaye ibyishimo. Tugusepera Sabino Penza. Ubu noneho niwo mwanya ubonetse mwiza kugira ngo abafana ba Yakananzovu bahura n'abamaso ku maso. Bana live gutya kabisa. Usinye autographe. Uzaba uri kubasinyira. Bana ndabubwiye ngo hariya ubu ndi kubategurira ni byinshi. None se musibejo watuvumbijeho abantu bakazaza bavuga ati noneho ibintu bimeze gutya na gutya? Oya, ibintu biri gutegurwa, tuzo prepare Penza Bilungu mugwago yawo sepeli Sabino Penza bo sepeli. Tangiye kudutuka noneho. Tangiye kudutuka. Oya. Vuga ngo bo sepeli. Uravuze ngo ni ibigo ry'abafana. Bo sepela muzishi. Uze nuvuga gutyo Nzova zasubiza ngo iki? Zabashimisha. Ndumva uri Nzova zavuga ngo iki we? Cyangwa uzajya uvuga nawe Semure? Azajya Semure. Yatubesha ntago twamukira. Nzovuste kabisa, gusa bizaba ari byiza cyane, gusa muzazi kabisa. Yakakuva nabera. Tufurahi. Ngiye kuza muri Jones nanjye kuwa 4. Kuwa 4. Nzisigire yarange rya Yaka. Nzisigire yarange. Ubu uzambwira ngo nshyire icyapa cy'agapeti. Black wakwisiga green. Ntago uzambwira ngo nshyire icyapa cy'agapeti. Gusa agapetrum hari akagomba kuba kari gari kenshi. Abakunzi ba Petit Mitsinge bana hariya turi kumwe. Se Yakana ntago igitaramo kizaba bakakura. Igitaramo. Oya ntago nzabakora nka mu bya Deben rwose. Deben adutumira tukinywera agacupa tukaba. Gusa abafite impungenge ngo ntago tuzaboneka. Numvishe n'uyoboye irantuza kuko mukanya yaramagaye Nyirabitanga. Ega ni Nyabitanga ntago ari Nyirabitanga. Niba ari Nyiragitanga niba ari Nyabitanga. Uko ni bana tazi kubwira izina rya mabuja.
n'imodoka batwemereye n'imodoka izaza kudufata amakositime tuzaba twambaye fureshi, imodoka izaza kudufata ngewe na Nzovusite n'agafaranga urumva hariya bazagenda baducomeka inoti nayo batugene tuzava hariya tumeze neza. ese nta bodyguard uri buze gutwara? Nta bodyguard ujyana? Oya ntabwo ari ngombwa ndishoboye. Ifaranga nibazikurundira rero ninde uzaze gufasha? Mabuja ntahari se Bitangiste? Ntabwo ari Bitangiste, ni Nyabitanga. Nyirabitanga. Pana Nyirabitanga. Uriya ubundi niwe manager niwe manager. Nari nzi kuri bubwire sheri wawe mukazasohokana. Si warutunguye ukazazana na sheri wawe. Wa mugore ugiye kurongora. Ese wa mugane kumuteza rubanda. Nese inda ndi kumva ngo warayiteye nibyo? Oya ntago turabonana. Ntago turahurira mu ishuka. Iramwe ngo tuzahurira mu ishuka ariko turamaze kwipimisha abanza ari turebe uko duhagaze. Nari suri kubura iki ngo wipimisha? Uri kubura iki ngo wipimisha? Wagize ubwoba? Oya Nzoveje bundi yangiriye inama arambwira ati wowe aka imbere yuko umujyana n'umugore wawe kwipimisha uzabanze wowe ugenda ujyeyo banze urebe uko uhagaze. Numara kumenya uko uhagaze ubundi umuzane mugende mwipimisha. Uko bimeze niyo gahunda. Ariko rero nyuma warokwiye kuzadutungura ku wa kane muri Genesis abantu bakazaza biteguye no gushyira intwererano ku ruhande. Wari kunywa peti eshana kamwe ebyiri izindi zikaba ari intwererano yo kwayaka. Byari ngombwa ariko yakamwana bitesha shushu be avise utankaraba wamukomboye mwana ariko muzajya gukira igiti faranga akasekare umuntu yebereye umusitari ntabwo abura ubu nyine byatangiye. Naguzi ko kukibahamagara yaka kandi nanjye mani nibajyane uri kunkaraba naguzi ko mfite fiance muri iyi minsi. Wasanga ari nanjye ubu nashaka kurusenya ubu nashaka kurusenya ntabwo ndamugaragaza ariko none se niba ari njye ntabwo ari we. Oya ni njye. Wamwemera meseremenje? Wamwemera? Yabayamuye hese no muceza. Yuse namwe ngo afite igisaza cy'ikidiaspora nicyo kiri kumutama muri iyi minsi. Oya yakamva mubwire. Umbwire biki? Ariko wese ubona uyu mwana atagize uyu mwana niko gusinziriza yaka ntabwo gusinzira yakwiso usinzi umva kandi yabagatebe ni zana agatebe wicare ubundi tuganire. Reka umukobwa ko ari kunera ubusambura wamubonye amazi kwagura ariko sha iri buno koko ninde usigaye urishegeza ko mbona ryaje noneho ra ubu ntari bukoresha nabi. Abanyakigali sha darakubwiye Abanyakigali buno bararyoroheje. Abanyakigali buno akakanya bararyoroheje ni se yakayumbisha rya faranga ryo muri Genesis none ndere ryatangiye. tuzayasangira n'ijye wa mbere uzayarya erega yaka turakundana. ubu ngubu bamwe muri bo batabizi ubu ngubu ngo ufite agafuka k'umuceri mu nzu ikurete y'amagi uko witsamuye uhita utamira kare cyane uko witsamuye karete hafi cyane rwose. Cyakora abakobwa mugira n'amahirwe ariko se yaka abakobwa mugira amahirwe gute wowe ntabwo ubu uyafite. aka kanya ujeje bundi uvuye Nyamasheke wisufatisha bari kugutamo cyane erega ndi kuguprotocol naka kantu nari mbonye nakanu kanwa se kaba mwisho ni izina do kariho nakuri kubona wowe akanwa do ngaka ahantu k'umukara ntabwo akanu ubukire ntabwo nagashikura niko kazatumuramo. Ariko monsieur kuri kubyibuha amafaranga se kubyibuha ni amafaranga kubyibuha ikibuno cyaje ariko se wakibuha nicaye neza urebe agura kukereka followers nta kibuno mfite shana yengo kumbe kuryamaho yaka yarakaye ako yakamba mbona twagira na couple nziza ngangwaki nge nawe gusa wareka inzo akanya se uramuretse niba ari nuza nambara gufite niba ari ere
ubu njye umwana ndananiwe maze iminsi umaze iminsi ufite amadolari mu kazi yego naratembereye Rubavu mvuye Rubavu narumvishe ngo wagiye Kongo oya muri kumwe ntabwo nagiye kandi ariko Cyakora nagarukiye nawe ku mfite mupaka. ubwoba ko bazakunda sana nagarukiye ku mupaka nageze Grand Barriere urahazi ni ubwa mbere Petite Barriere urahazi petite barriere Petite Barriere sha naba nkubeshye barriere Petite Barriere nta nubwo nanashobora Grand Barriere naho nzi aho hantu ni ahakorerwa ibikiza ntabwo uragera muri Congo urafika Goma none se iwanyu ko ari Nyamasheke ntabwo uragera ni Rusizi ntabwo uragera Sud Kivu Bukavu Bukavu mumva mu makuru ngo mwiyeretse uko ndi sika nkuririmbire shana ne ngukumbuye yakawe tebe kumva karirimbo ibintu bimbayeho ndayibagiwe urayibagiwe indirimbo tugumye tuganira hari ndaza kuyiba ubaye iki se aka kanya ufashwe n'ibikiko kubera uburyo nawe ngukumva emosiyo ziraje ngo asante sana rero uyu mukobwa ni misiyere murabona ko rwose ryabuna abanyakigali bamaze kurikuza oya wimbeshye uyu bari kukubwira ari inyuma ya ka oya turisanzura erega Urumva yakumenye ukuntu ko ariwe wanzanye aha wakubwiye? hose ububona yakani yakani wakuzanye none ni wanjanye kuri Exrage wallahi wa kibara njya ngere kuri Exrage ntabwo aransamuza yaranyine gahunda yagira inka wapi ako naravuze ati niba urigirira umunyarwanda yarambwiye ngo azansamuza ariko byaheze mu kirere uzansamuza bigenze gute ngo akanga kuririmbira nakibutse uzansamuza umva nyine kanga kuririmbira nakibutse uzansamuza ari uko bakumaze nk'uburyo nawe ari wabumaramo nawe urabikora umva ngo kuririmbira narakibagirwa twagiye ririmba uyu ndeba nyine mwiyeretse uko ndi ngo ntwaze imbago z'ubuzima ese nyine ko utari kwagitinga natengeye gute ateze amatwi umuririmbire ukimenya ko yari afande nakapu nabasa waririmbira umuntu umeze nk'igiti ngaho none arimo arakureba uririmbe nsheze imbyino tubireke yaka wamubonye gusa by the way igihe yaka ndamukunda nagupenda sana yaka nagupenda sana mu cyongereza cyongereza I love you so much mu gifaransa shopfa ntacyo nzi mu gifaransa babivuga mu gifaransa je t'aime beaucoup byana byije ngo je t'aime beaucoup kumukuki ariko yaka nawe musubiza mu ringara no mu giswahili twumva ukuntu umwigishe ukuntu bavuga igiswahili n'iringara nalelayo ngakayo nakupenda sana na sana posa nayo na koposta nayo na sana posa nayo ndagukeneye uranyeneye I need you mu cyongereza I need you se ninagukeneye I need you ndagukeneye agora ngo why I want you to want and to need hari akantu njya numva umuntu akavuga ariko ntabwo ngenzi ukuntu nyine njye kujya nkumvamo siko uburyo ngiye gushaka no gukenera biratandukanye nk'akantu ngo ibintu ngo byabaye ngo too much ntabwo ngo too much ako kantu ukajya kancanga uburyo nkazimo siko byabaye too much nyine ubwo byabaye byinshi byakabije numvaga ko nyine ari ibintu byaciye ibintu ko nari Ndani bavuga ngo Castro move yo bikabije biba bibi. Castro move. Ntabwo nabishobora kubisubiramo. Too much byabaye too much. Castro move. Gusa yakamboneyeho kukubwira turi no kuri kamera ko mukunda. Uramu? Ntabwo nyine ari ibintu bya kamera. So nta nubwo ari ukugukunda ngo bimwe nyine by'ibidanje. Ukunda nyine biraho nyine gusa nk'uyumvamo. Kutaransamuza. Oya kuko umvamo ntabwo bivuze ko ari ukugusamuza. Navuze ko niba ngombwa ko
ngira abo nsamuza niwe nzaheraho ako nawe ndasamuza ubwo nasigiye kumbwira ko cyane. kuva wagera i Kigali nta muntu uragusamuraho iryo bino rikaba riri gukura gutyo riri gukura gutyo ubwo nta muntu urishegeza ko yaka misiyeri ni ukuri kw'Imana ntabwo wabubereye ntibibaho mbere yaho ngo muri imbere kakaririmba ejo bundi uza hano wari ufite ikibuno kingana gutyo none reba ukuntu kiri kugenda kibyimba umunsi ku munsi nari kurya neza ni ukurya neza gusa ese sibyo misiyeri ni ukuri kw'Imana muri iyi minsi hari ukuntu ndi kukubona rwose nkabona ngo urukundo ngukunda ni rwo ruhisha ibanga wabyumvishe ngo urukundo ngukunda Yesu we ko ngize imposi kandi babyita imposi ngo urukundo ngukunda ni rwo ruhisha ibanga ngo nkuyeretse uko ndi usigaye usa ukuntu usigaye ngo nkuyeretse uko ndi ntabwo wabubereye ngo ntwaze imbago z'ubuzima oya ntumbeshyare umwana uri kukujegeza muri iyi minsi ntabwo wabura umwana uri kukujegeza muri iyi yaka wanze kuva ku izima ntabwo wemera ko misiyeri ndakwemera ntabwo umva ngumbwira impamvu yakamwe uburyo anyemeramo rero ndetse maze mbivuge impamvu nyine yaka umwana mwiza by the way yaka abaye afite icyo kuguha ntago yakikwima nyine ikintu namukundiye ntago yakari indyarya buriya uzi umuntu w'indyarya buriya nzovu ni indyarya gutese nzovu nzovu ni indyarya muravuga nzovu ariko garafu petit frere we arimo arakumva oya nose muvuze nabi ni indyarya nyine ni indyarya nyine ushingiye kuki indyarya y'indyamirizi gusa ikintu nkundira yaka umusabye ubufasha abona ko ubwo bufasha umusabye abufite arabuguha hanyuma nzovu we aha ni urucabana ari wamusaba ubufasha akabukwima hatarimo gutya nta kintu mwavugana nubwo yaba yasinze ari kubora nyoberwa n'abamwiba uburyo bamwiba nubwo yaba yasinze ari kubora ari gutiva ari kuvuvuka nta kintu mwavugana nzovu yala yaka nibyo uko niko kuri nibyo ngiye niko kuri nkuhaye ariko nzovu ngewe kereka wenda wowe ukumuzi ariko ngewe nzovu nk'umuntu tubana umunsi ku munsi nzovu aratanga nzovu ni ukuri kw'Imana nzovu muri iyi minsi hari ubwo ari kunywa inzoga ntamaze iminsi ararwaye nubwo ariko ari koroherwa yaguriye inzoga kugeza mu gitondo atari kunywa ntazarwara inzoka oya nzovu buriya ni uko wenda wowe ufite uko umuzi ariko ngewe rwose uburyo umuzi aya nzovu n'umwana mwiza nanjye uko muzi ubwo wenda yeremeye wasanga ari ibindi bapfuye tutazi gusa ntawe ukundwa na bose nanjye wenda ushobora kuvuga ngo wenda ngo ngira umutima wa kimuntu cyangwa se ngira umutima mwiza wenda nuko ntacyo mfite cyo gutanga ariko nkaba mfite umutima wo gutanga gusa abantu nk'abo barahari ugasanga umuntu afite ibintu rwose bya mirenge ariko akaba ataguha n'akangana gutya ariko wa wundi ufite dukeya akaba afite umutima w'iki wo gutanga buriya rero gutanga hatanga umutima ntabwo umuntu ngo ni uko ari umukire nari mfite umuntu wo muri famiye ibiryo byagagiraga mu nzu yabyimye abantu ku muhanda nkambwira se ibyo biryo babitanze bakabirya ibishyimbo bikarinda bigagira mu nkono yabyimye abantu ngo babiri hari umukecuru twari duturanye iwacu muri Kongo yengaga umusururu yengaga ikigage murakizi ariko nta muntu wabaga wapima ngo ajye gusogongera kuko bari bamuzi n'ibivuza akaba atabiguha ahubwo akabingura sogongera ariko kandi ibintu kera byari bihari ubu se wamugeza nk'iki gihe none byagenda gute wavuga wenda ni ubukene ni inzara ni iki ariko kera ibintu byari bihari ariko hari abantu imitima y'abantu iratandukanye imitima y'abantu ntabwo iteye kimwe hari umuntu rwose nawe ubwe wiyima umuntu akaba afite ibya mirenge ariko akaba atagura agakoko hano bakamwokereza akarya
ukarahiye shawo ko bari umuzi akiyima akarinda gikuzimu ese yaka ibintu bigasigara aho ngaho naguciye muri yo vuga ntabwo uba wumva ufite inzozi cyangwa intumbero y'ikintu wenda wageraho ko mbona nyine ibintu byose urasesagura ukirira sinzi ntabwo basi unavuga ati nshaka kugera kuri iki kintu nyine uba wumva imeze ute nyuma mugira inama nk'umuntu dukundana oya izo nama zawe nazumvise ariko ntabwo gikunda inoza ngewe sinzi igihe nzapfira ntuzi ko ujya utanakizigamira no mu kanya wakomewe nacomotse ese ntabwo uratera inda ariko wareka kunsigaye amatunda utaneza fanditiye ubwo tena baravuga ngo ni ngewe uyakoze uri kugenda uyandambika si uko se abasore barengana kugenda unsigaye ayo matunda ko yeze ashaka usarure amatunda yarararara ngo nimureke mbabyinire amatunda yarandyoheye kugenda unsigaye ayo matunda ushaka kuneza fanditiye ngo yongere nta kintu kuneza cyane bazongera kugufunga pe ariko reka hari ikintu utinya nko gufungwa arabitinya hari ikintu utinya nko gufungwa oya ngiye gufungwa nta muntu udatinya gufungwa buriya ntawe umenyera akabi ntazagira ukubeshya ntawe umenyera akabi noneho ni nko kuvuga ngo ngewe inkoni ngo ndazimenyereye ntawe umenyera akabi baba batarakubwe twashabira gufungwa abatarabona gufungwa twarafunzwe nta muntu wakwifuza gufungwa kuko iyo ugezemo hariya nibwo wumva ibyo ari byo uzi kugera hariya utaranasengaga ugatangira ugasenga Imana ugahita uyiba ugahita ukizwa none se bagufunga nawe warasengaga gusenga gusa asuye aka gutonora nimugoroba ubundi igihe herutse kuvuga ngo mvuye mu rugo ngiye ku rusengero nyangwa no gusenga n'iryari ntabwo mbiheruka ntabwo mperuka mu rusengero pe kera se warasengaga kera narasengaga nabaye n'umuririmbyi hehe muri korali iyihe korali ya ka korali ngo se yitwaga gute korali yitwaga gute icyo gihe nari nyiri umwana katolike nkajya kurepeta wari muri katolike Repetition. hari akarimbo waba warize icyo gihe waba wibuka oya naratwibagiwe ni kera nari nyiri umupeti niga nko mu wa 4 nta n'agakorasi wibuka k'icyo gihe nagiye nzibagirwa tubwire kamwe ko abantu b'icyo gihe bibuke bakoreshaga ntabwo biga umukizaza nagura amarira yacu yose tuzanezererwe igihugu yadusezeranije ku musaraba Igorigota haturukira iriba ryiza twahanywereye amazi meza amazi y'ubugingo iyo ni abadepeye amena iyo ni abakatolike ya ka ntabwo ari abakatolike ariko nayo ni indirimbo zo gushimisha Imana niyo gushimisha Imana ndavuga nk'ako wize muri korali muri korali nagiye mwibagirwa agiye twibagirwa ukabona abakatolika bari kugira ubwo samutohe ya papa satakayi nawe byaramucana nukuri ibintu wabibonye indirimbo zibaho ukabona ari gukora ibimenyetso samutoheye umukobwa nyamara ziruka mw'abantu no ni impamvu ese n'uruhe rurimi rwo gurwa samutohe ya papa satakayi ipoke yaka I square uzi ko Elemeni yaze kuririmba Miss Elemeni yaze kuririmba igihinde twibutse ka gahinda turirimbiye cyagiye na pateri twibutse ongera turirimbireho n'igihinda arakizi aha ngo yaraje rega twagiye duri si bateti duri twe hamwe nkuririmbi natuje nongeye guseka duri si bateti kuraho ukuboko ariko
दूर दूर से बातें थी दूर दूर से बातें थी दूर दूर जा हम में या है नहीं खाचा tuna tulai benike tuna tulai banima tugushimira yuko de ya heme kancha tuna tulai benike tuna tulai banima ese kuri gutinya jya urebana hano ariko tugushimira yuko de ya heme kancha gukinaga hari n'akandi guti guti bamba gatulahi uti bamba gatulahi uti bamba nakunehi nagutila iti pato me iti pato me iti pato pa inkunku iti pato me hey shigihinde none mwaragiye mwaratembeye kabisa sigorema n'ikindi beba iminsi rero harimo turi imbere igihinde gusa njye cyo nashaka kubabwira gusa korale nayibayemo nuko nagize nayibayemo igihe gitoya kubera ubuzima n'iki kurabiza ubuzima bukuntu bugenda buhinduka n'intambara ziri kuri iyi si n'iki bakagenda badukura mu byacu urabona twavuye muri Kongo duhunze n'iki ibintu nk'ibyo gusa nari ndi muri korali nari nanjye no kujya mubwiriza rwose ijambo ry'Imana nkajya imbere y'abandi bana nkabasomera isomo nkanabigisha ari umunsi wanjye wo kwigisha uwo munsi Bibiliya ngasoma isomo nkanabigisha uwo munsi serious kunyu serious hari akunyundo rwose abana twabonye kunyundo murabizi ariko reka inkuru zose ujya uvuga ntaziba zirimo ubeshya abantu kugira wenda abantu bishime baseke ni ukuri kw'Imana hari ibyo wenda mvuga wenda ukaryoshya ikiganiro abantu baseke ariko byinshi aba ariko kuri uzano mbyemerera iyo utangiye kuvuga ukavuga na reference ze ugatanga nk'urugero ku bantu mwari kumwe icyo gihe ukavuga amazina ukavuga quartier ndimo no gushaka ubutabeshya oya kenshi nge hari abantu hari ibintu mvuga wenda ariko byinshi aba kuri nk'ibyo kuvuga ngo nabaye muri korale uko niko kuri nge nabaye muri korale mba mu mujyi wa Goma nakuriye mu mujyi wa Goma aho bita Orphelinat Ndosho mva Orphelinat Ndosho ikigo cy'imfubyi icyo bita Orphelinat nyine ni ikigo cy'imfubyi ako ntabwo bikiba barabiciye ariko muri Kongo bishobora kuba bigihari mu Rwanda bo barabiciye ko nyine nabo hari muri Orphelinat igoma mva muri Orphelinat igoma nza muri Orphelinat y'Igisenyi ku Nyundo ariko ubu ngubu barayifunze buri mu abantu bagiye gufata abana bari bahari buriya Orphelinat bitandukanye na gereza yaka Orphelinat urayizi ntabwo ari Orphelinat ubuzima mbimubajije aravuze ngo yimutse muri Orphelinat ya mbere ubamujyana mu yindi ya kabiri none se gereza niba kwimura bakakujyana ahantu hose Orphelinat itandukanye na gereza Orphelinat ni ikigo kirera imfubyi ukigereranya na gereza gutumva utafite ikibazo mu mutwe wowe urafata Orphelinat ahantu barerera abana batagira ababyeyi ukabagereranya na gereza kubera ko waruvuze ngo barimuka bakabimura ngewe ni ukuvuga ngo ushobora kuva muri Orphelinat ukajya mu yindi bitewe n'ahantu ugiye urumva niba ugiye i Kigali bakakwimurira mu y'Ikigali biterwa wenda biterwa n'impamvu zigiye zitandukanye ariko ntabwo bafite Orphelinat ikigo kirera imfubyi ukigereranye na gereza yondasana ntago babizi uramurenganya nawe wigeze ubamo ufite ababyeyi bawe Miss Element ni yakamwari kumuganira iyi ni yawe TV umushaka afite show azitabira kuwa 4 are you ready I'm ready tuzajyane nabakemera ko ninjira kwinjira n'amafaranga nangahe kwinjira 10 muri VIP 10 muri VIP hakaba na 5 muri Regira uzajya hose nawe
nawe urabona ya kamona ngomba kuza ukanshyigikira ukaza ugafana none se ubemerera ko ujya hejuru nawe hejuru he kuri stage batagutumiye none se nka kuri ko yakayamutumiye yaje yakashaho bwati misereme nakemero 10 ngarihiga nanjye ngomba ngubakiramo izina ni 10 ryo kwinjira 10 ryo kwinjira ushaka no kuruca mu gikari kwa yaka umukuru ubwira akantu kazima azakubwira ati ngwino ngwino uzamuka ni mama Miss Element ngwino hano nakuza da ngose bipange tubigira wowe tekinika tekinika uze kubura akajambo keza tekiniki uze kubura akajambo keza behind camera and then kuwa kane bana utangiye kwaka giti ubwira shampo ya stage nzayijya imwe bizu abombe icyo cy'abakobwa Element usitabira igitamo cyangwa ntabwo uzakitabira nzajyayo niba ariko azanzamura kuri stage oya none se hari abitabira bose bajya kuri stage oya narazajya kuri stage ntago najyayo kuko nagafasha ntabwo ngiye guseka se cyangwa kwishima guseka haseka abahaze man nyine ntabwo wese urashonje nyine nkubwire bibaye ngombwa ko yaka ari bunzamure kuri stage akamamagara ntajyayo nubwo bya fene nabitwika serious ipe urumva wakunguka iki ni nk'iyo brag watera bari abantu bari hariya bagaseka nanaririmba igihinde ariko nanaririmba igihinde batwika se ntashye da nibyo rwose ntaririmba igihinde reka tugushimire rero tunashimira rero dukurikiye bose tabwira ngo iyi ni yawe TV bigano nakagaruka niba nta cyumva wabwira kiri ku mutima wawe reka dusoze kiri ku mutima nuko bakanda subscribe share na comment turabakunda nta kindi witeka agume abahezagire